wambaye uhora umeswa, kuko umwanditsi yaranditse aravuga ngo hahirwa abameseye ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Naho ngaho tumesera, kandi ayo maraso ni yatwese. Birashoboka ko muri iki gitondo nk'umugeni wa Kristo waba ufite inenge y'icyaha, waba ushobora kwisuzuma muri wowe ukavuga utari ko iki ngiki nsanze kidatunganye. Niba uhari ngwino dusengane Imana. Nawe wahaguruka tugasubiza iteraniro. Yego rwose Imana bamugisha, mwazindutse muri benshi. Reka dushimire Imana rwose. Namwe murambura ibiganza mudusuhuze gatatu. Haleluya. Imana bamugisha, mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana. Twakiriye abashyitsi bari mu iteraniro. Waba utarufite aho usengera, cyangwa se waturutse mu yandi matorero, cyangwa se wabyutse ukumva Umwuka Wera arakubwira ati gana muri Nibature, ukaba uri kumwe natwe muri iri teraniro. Reka mbasabe bageshuru badusuhuze. Ubwa mbere uteranye mu iteraniro rya Nibature, ari ubwa mbere rwose, nawe wahaguruka tukakwakira. Dukunda abashyitsi, Imana ishimwe. Twongere dukomere Imana yacu. Reka barambure ibiganza badusuhuza aho bari muri yandamukanyo, mutera haleluya gatatu. Haleluya. Imana bamugisha. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turi kumwe kandi hariya n'abakozi b'Imana bazindutse baza kubana natwe. Turi kumwe n'umuyobozi wa gahunda. Adusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turi kumwe n'umuyobozi wa ministeri y'abana. Yego adusuhuze. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turi kumwe kandi n'umuyobozi w'Imana we muri ministeri y'abana, nawe adusuhuze. Amen. Yego Imana imuhe. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turi kumwe na Madamu Mushumba, adusuhuze. Mwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turi kumwe kandi na Mushumba Pasiteri wacu, maze iminsi tuganiriza ijambo ry'Imana, adusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Agihagaze twese duhagurukira icyarimwe. Benezeri nawe adusuhuze. Haleluya. Amen. Twese hamwe rero mu yandamukanyo yacu y'abana b'Imana, turambuye ibiganza. Murakaza neza bene data. Imana ibamugisha hamwe natwe. Turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Nobera mugenzi wawe wifuriza ikaze mu nzu y'Imana, umubwire ijambo ryiza, wamubwira ngo Imana ibamugisha. Yego Imana ishimwe cyane, Imana yacu. Yeah.
ndagira ngo tukiri hano kandi tunasengere bariya bana. Birakwiriye umwanditsi wa Zaburi 137 yaravuze ngo abana n'umwandu uturuka ku Uwiteka kandi ni ingororano Uwiteka atanga. Ndagira ngo mubwire yuko umwana ntubarebe gutya 2040 aba bana n'Imana. Kavuga ibintu bikomeye muri iki gihe. Kubyara biri kugenda bita agaciro. Uwabyaye umwe nawe yicuza icyo yamubyariye, ariko abangaba bagiye guhenda. Igihe kigiye kuza nuko nta mwanya mfite ngo mbibaganirize, ariko 2040 abangaba ni abakozi b'Imana bakomeye, kubera ko amasengesho dusenga uyu munsi niyo azatuma icyo gihe ari bo bantu bakenewe. Urubyiruko ruri gupfa, abantu dufite benshi ni abatinganyi, abandi ni abanywa urumogi, kwangirika. Ariko kugira umuntu muzima 2040 ni Imana. Tugiye gusenga Imana ku bw'aba ngaba. Ndagira ngo itsinda ry'abadiyakoni bize ndetse n'abandi bantu b'abanyamasengesho muri mwe muzi dusengera aba bana. Impamvu abana bacu batandukanye n'abandi nuko iyo dufashe umwanya dusenga, hari abantu bajya bahinyura wa muhango wo gusengera abana, ariko uriya muhango urakomeye. Uriya iyo ufashe, reka tujye mu mihango abapagani bakora, iyo ufashe umwana ukamumurikira nyabingi, iyo ukoze ibyo bintu, ntabwo rwose Satani yarekura uwo mwana hatabayeho kumusengera. Kandi iyo dufasha abantu tukabasengera, ntabwo ushobora gufata uyu mwana ngo umujyane kwa Satani amwemere. Satani amubonaho umuziro akaba atijyana afite intege, kubera yuko twasenze Imana. Tugiye gusenga Imana, dusengera aba bana, tubasabire bakurire muri yo, bagwize ubwenge, bagire ubumenyi kandi burimo kubaha Imana. Muhaguruke. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye
tubahaye umugisha mugende mwige mutsinde muzagere kure abo muri pirimeri bazarangize abajye segonderi barangize kaminuza imana ibageze kure umugisha w'imana we kuri mwe muvuge ngo amen imana ibaho ubwenge muvuge ngo amen Haleluya, haleluya. Amen. Korali kw'ijoro ry'umugisha yaguma hano ikatwirindira kudutumira yakwirinda n'amaturo nakishyiraho na cya giseke.
izaba dufite abayobozi beza bakuriye mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Reka tuberekezeho ibiganza tubasabire umugisha abana bacu, mwakire umugisha w'Imana. Imana ibahe umugisha. Korali Shalom mwaturirimbiye neza. Imana ibahe umugisha, namwe tubasabire umugisha w'Imana. Imana ibahe umugisha. Kandi twatuye umugisha ku mushumba wacu. Imana ibahe umugisha cyane. Umugisha ku bakristo twese twazindukiye mu nzu y'Imana. Twebwe Imana igitisha imbaraga zo kuba mu nzu y'Imana, kandi tugende tuzirikana aya magambo Imana ivuganye natwe n'ubuhanuzi, kandi n'ubwacu twebwe twazindukiye mu nzu y'Imana. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Turagira ngo rero n'ubundi dusohokere rimwe tumaze gutanga impano ku bana bacu, ariko ndagira ngo umushumba yigire hafi amanza dusabire umugisha, namara kudusabira umugisha w'Imana dukomeze adufashe gukomeza n'iki gikorwa tugiye gukurikizaho. Imana yacu ishimwe. Saba abadiyakoni bigize hafi bya bikoresho babyigize hafi, umunyembaraga ari budufashe ndetse n'abayobozi b'abana babegere kugira ngo baze kudufasha icyo gikorwa kigende neza. Imana yacu ishimwe. tubikore duhagurutse, ariko Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uduhaye igitondo cyiza, kandi turagushimiye ko wadushoboje guterana guhimbazwe. Turagushimira kubw'iri teraniro, dusabiye umugisha umuntu wese waribonetsemo kugira ngo agire umugisha kuri wowe kandi ahabwe umugisha wo guterana, kuko hari umugisha ugenera abateranye. Niyo mpamvu dusengeye abantu bawe ubaha umugisha kandi ubagirire neza. N'uyu munsi bongere kukubona mu izina rya Yesu Kristo. Abagira ibyo bakora ubarongeshe, kandi mu izina rya Yesu wari wihebye abone gusubizwa, wari ubabaye atabarwe. Neza y'Imana ibe ku bwoko bwayo. Turasenze umugisha wawe ube ku bantu bawe. Turagushimiye gukora ibirenze ibyo dusabye, kandi turagushimiye kutwumvira. Ukomeze kutugirira neza uyu munsi wose ndetse n'indi minsi dushigaje ku isi. Ukomeze kuba iminsi myiza yo gukiranuka, kugira ngo natwe tuzabashe kureba mu maso yawe tudatsinzwe tutamaye. Urakoze kuko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, mushatse mwaba mwicayeho gatoya, ntabwo dutinda, kereka ufite birantega we cyangwa wihutirwa kujya mu kazi, yagera mu kazi yihuse. Imana yacu ishimwe. Reka rero Masenge ubizane hano, abana bose turi bujye duhamagara baratambuka hano, umushumba agenda basabira umugisha. izaba dufite abayobozi beza bakuriye mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Reka tuberekezeho ibiganza tubasabire umugisha abana bacu, mwakire umugisha w'Imana. Imana ibahe umugisha. Korali Shalom mwaturirimbiye neza. Imana ibahe umugisha, namwe tubasabire umugisha w'Imana. Imana ibahe umugisha. Kandi twatuye umugisha ku mushumba wacu. Imana ibahe umugisha cyane. Umugisha ku bakristo twese twazindukiye mu nzu y'Imana. Twebwe Imana igitisha imbaraga zo kuba mu nzu y'Imana, kandi tugende tuzirikana aya magambo Imana ivuganye natwe n'ubuhanuzi,
kandi ni ubwacu twebwe twazindukiye mu nzu y'Imana. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Turagira ngo rero n'ubundi dusohokere rimwe tumaze gutanga impano ku bana bacu, ariko ndagira ngo umushumba yigire hafi amanza dusabire umugisha, namara kudusabira umugisha w'Imana dukomeze adufashe gukomeza n'iki gikorwa tugiye gukurikizaho. Imana yacu ishimwe. Saba abadiyakoni bigize hafi bya bikoresho babyigize hafi, umunyembaraga ari budufashe ndetse n'abayobozi b'abana babegere kugira ngo baze kudufasha icyo gikorwa kigende neza. Imana yacu ishimwe. Reka tubikore duhagurutse, ariko Mana mu izina rya Yesu, turagushimiye kuko uduhaye igitondo cyiza, kandi turagushimiye ko wadushoboje guterana guhimbazwe. Turagushimira kubw'iri teraniro, dusabiye umugisha umuntu wese waribonetsemo kugira ngo agire umugisha kuri wowe kandi ahabwe umugisha wo guterana, kuko hari umugisha ugenera abateranye. Niyo mpamvu dusengeye abantu bawe kubaha umugisha kandi ubagirire neza. N'uyu munsi bongere kukubona mu izina rya Yesu Kristo. Abagira ibyo bakora ubarongeshe, kandi mu izina rya Yesu wari wihebye abone gusubizwa, wari ubabaye atabarwe. Neza y'Imana ibe ku bwoko bwayo. Turasenze umugisha wawe ube ku bantu bawe. Turagushimiye gukora ibirenze ibyo dusabye, kandi turagushimiye kutwumvira. Komeza kutugirira neza uyu munsi wose ndetse n'indi minsi dushigaje ku isi. Komeza kuba iminsi myiza yo gukiranuka, kugira ngo natwe tuzabashe kureba mu maso yawe tudatsinzwe tutamwaye. Urakoze kuko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, mushatse mwaba mwicayeho gatoya, ntabwo dutinda, kereka ufite birantegawe cyangwa wihutirwa kujya mu kazi, yagera mu kazi yihuse. Imana yacu ishimwe. Reka rero Masenge ubizane hano, abana bose turi bujye duhamagara baratambuka hano, umushumba agenda basabira umugisha. Icyarimwe tubahe intashyo. Yego, korali ibyiringiro by'umugisha bafite urugendo rw'ivugabutumwa mu Bugarama. Reka tubahe intashyo bazadusurize abera b'Imana, kandi abashaka kubaherekeza urumva ko tugomba guherekeza abana bacu tukajyana tukabafasha mu ivugabutumwa. Abashaka kubaherekeza rero bareba abayobozi barahari kandi dusubiza. Yesu nashimwe. Baramureba rero kugira ngo ababwire ibisabwa. Abana bacu ntibazagende bonyine. Tubahaye intashyo turambuye ibiganza. Yego, uzakire n'amashyi menshi cyane. Yego, barazakira mu izina rya Yesu. Noneho rero reka badufashe bafite uko bicaye baze kugiye.
wawuhawe na Yesu yari yawukwemereye umwakire. abana b'Imana ni beza, ni beza, ni beza, abana b'Imana ni beza, ni beza, ni beza. Abana b'Imana ni beza, ni beza, ni beza, abana b'Imana ni beza, ni beza, ni beza. Abana b'Imana ni beza, ni beza, ni beza, abana b'Imana ni beza, ni beza,
dufite turagisoje. Reka dushimiye abakristo mwese mwitanze mwadufashije tumaze gutanga itangazo ryo gufasha abana bacu kuko bagiye bazindukira mu nzu y'Imana bakaza kubana natwe mu nzu y'Imana. Twifuje rero ko twabaha ibikoresho. Mwarakoze gutanga amakayi, gutanga amakaramu, gukora ku butunzi bwanyu, mukazana amafaranga mukayazana kugira ngo tugure ibikoresho by'abana bacu. Rero tubasabiye umugisha, mushumba arambura ibiganza mwese abakoze ku butunzi mukazana abana bacu bakaba bafite amakaramu ndetse n'amakayi bakaba bagiye ku ishuri. Tubasabiye umugisha, mushumba baturamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Kandi bana bacu namwe, haleluya bana bacu. Haleluya. Muzajya ku ishuri muzitonde, muzige neza, muzarangare kandi muzajye musenga ku ishuri. Yego muzajye musenga nimugaruka muzongere kuza mubane natwe muri nibature. Muzajye muzinduka muza mu nzu muzasaza muri mu nzu. Haleluya. Imana ibahe umugisha mwese, mwakoze cyane. Yesu ni
gushima Imana mu nzu yayo, waba bagambiriye gusangiza ishimwe ry'Imana, ni karibu gushima Imana. Umuntu wavuze ati ndashima Imana imbere y'iteraniro ryayo, ni karibu. Niba adahari dusangiye amashimwe, turasaba mu manota asenge, hanyuma utange ituro ry'ishimwe, korali Sharomu yimbaza Imana n'ibyo. ijambo ryawe ryaravuze ngo turaho ari icyumweru mwiza kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Natwe mu gitondo turagushimiye ko waduhamagaye, turagushimiye ko waturinze, twagushimiye ko utuha uburyo bwiza bwo kuba imbere yawe, turagushimiye Mana kutwubaka kandi tukaba twubakishije muri wowe, dufite ishimwe mu mitima yacu, twumva dufite ibyiringiro, dufite amahoro, dufite ibyishimo, tuguwe neza muri wowe. Mana turagushimiye. Uyu mwanya rero hari ababifitanye ku mutima bazana amaturo y'ishimwe. Mana nubahe umugisha kandi Kristo, hari n'abandi batabyibagiwe ariko batabonye icyo kugutura ngo bagushime, ariko tugutura imitima. Mana yacu ukomeze uyituremo, ukomeze uyibemo, ukomeze mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukomeze utuyobore kandi umugisha wawe ube kutizera bose mu izina rya Yesu. Gushima Mana n'amahanga yose, Ukwiriye gushimwa Mana n'amahanga yose. Bakundwa turi abana b'Imana, ariko ubwo tuzaza ntiturabimenya kuko tutarahishurwa. Ariko icyo tuzi, Yesu niyerekanwa, tuzahindurwa duse nawe. Bakundwa turi abana b'Imana, ariko ubwo tuzaza ntiturabimenya kuko tutarahishurwa. Ariko icyo tuzi, Yesu niyerekanwa, tuzahindurwa duse nawe. Tuzahindurwa duse nawe. Tuzahindurwa duse nawe. Tuzahindurwa duse nawe. Uko azabasa niko tuzamera. Mbega ibyishimo kuri urya munsi w'ibirori. Tuzahindurwa duse nawe. Tuzahindurwa duse nawe. Tuzahindurwa duse nawe.
wacu araje kuduhemba ducogore gukora komeza wandikisha iyo mirimo umaranisha n'imibabaro ubwirana y'amagambo utabagwa ku itorero uri bugufi Yesu wacu araje kuduhemba ducogore gukora komeza wandikisha iyo mirimo tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe uko azabasa niko tuzamera mbega ibyishimo kuri ujya munsi w'ibirori tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe uko azabasa niko tuzamera mbega ibyishimo kuri ujya munsi w'ibirori ndakugira inama nshuti mukundwa mwene data ngo wiyandikishe mu gitabo cy'ubugingo nahamagara amazina y'abera uzumve n'ibyawe maze witabe ndakugira inama nshuti mukundwa mwene data ngo wiyandikishe mu gitabo cy'ubugingo nahamagara amazina y'abera uzumve n'ibyawe maze witabe tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe uko azabasa niko tuzamera mbega ibyishimo kuri ujya munsi w'ibirori tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe tuzahindurwa duse nawe uko azabasa niko tuzamera mbega ibyishimo kuri ujya munsi w'ibirori mbega ibyishimo kuri ujya munsi w'ibirori mbega ibyishimo kuri ujya munsi w'ibirori ntabwo tuzongera kubabara ntabwo tuzongera kubabara ntabwo tuzongera kubabara ntabwo tuzongera kubabara ntabwo tuzongera ishimwe imana imbazwe tutazongera kubabara ari umunsi w'umunezero w'ibihe byose tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva amatangazo n'umuyobozi hanyuma agasengera n'umwigisha akatugezaho ijambo ry'imana Haleluya, haleluya. Tangazo rya mbere nuko Yesu dukomeje gushimira Imana ikiduhaye guterana tukazindukira mu nzu y'Imana ni ibyishimwe rikomeye hari abo bitakunda ariko twebwe Imana icira inzira ujye muzinduka twumva ijambo ry'Imana tugira niba tureba buri munsi buri gitondo kandi dutangira saa 10:30 kugeza saa 12 kandi ni buri munsi rwose ujye muza twumva ijambo ry'Imana tugira amateraniro hano kuwa gatatu iteraniro ry'umugoroba kuwa kane twirirwamo dusenga Imana kuwa gatanu tukagira umugoroba wo kuramya no guhimbaza Imana ku cyumweru kandi tukagira amateraniro atatu rizajya ritangira saa 12:30
kugeza saa 2:30, kuva saa 2:30 kugeza saa 4:30, kuva saa 4:30 kugeza saa 6:20, no kugira ngo abakristo bose baterane badateraniye cyane hanze. Niyo mpamvu amasaha yigiye imbere. Tugira rashawa buri munsi saa 6, kandi mujye muza. Hari n'amateraniro y'abagabo aba ku wa 4. Imana ishimwe. Twagize umugisha rero uyu munsi wo kubana n'abana bacu bari hafi gusubira ku ishuri. Turi buze gufata umwanya wo kubasengera Imana izabane nabo ku ishuri, Imana izabagirire neza, kandi bazakure bakunda Imana, bakunda mu nzu y'Imana. Murabona ko ejo hazaza tuzaba dufite itorero, tuzaba turimo dusaza, ariko bari abana bacu ntabwo bazava mu nzu y'Imana, bazanamba, bazaba mu nzu y'Imana, ntabwo bazava mu nzu y'Imana. Imana ishimwe kandi habe icyubahiro. Turi buze gucunguza uburyo umwete kugira ngo tuze kubaha n'impano twabageneye bose, nta n'umwe ubuzemo. Imana yacu ishimwe. Reka n'ubundi turarike madame w'umushumba tambuke senga Imana, musengere kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Reka twese duhaguruke. Bagasubiza ngo neki. Ibyo rero bavuga ni ukuba nyine ni ukuzuka n'ubundi, ni ukuzuka, kuko umuntu yasinziriye aba ameze nk'uwapfuye. Ariko dushimiye Imana yongeye kuduha igitondo cyiza. Imana ishimwe cyane, kandi dushimiye Imana kuko uyu ni umunsi wa 4. Mu minsi 3 ishize twaganiriye ibintu bitandukanye, ariko n'ubundi tureba ku mwifato w'umugeni wa Kristo. Umunsi wa mbere twaganiriye kuba umugeni akwiriye kuba uhora ari maso, kuko atazi umunsi cyangwa igihe. Hanyuma umunsi wa kabiri uravuga ngo akwiriye guhunika ijambo no kwirinda inzara. Hanyuma umunsi wa gatatu, niba mwarabyumvise neza, agomba guhorana ububyutse atarakazuyaza. Muracyari kumwe nanjye? Hanyuma kuri uyu munsi wa 4 reka dusome Bibiliya twifashishije amagambo y'ibyahishuwe, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice byaho 19. Ibyahishuriwe Yohana ibice 19, dusome umurongo wa 7 twerekeze ku wa 9. Aravuga ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Mu dukubo harimo amagambo avuga ngo uwo mwenda w'igitare mwiza ni wo mirimo yo gukiranuka y'abera. Amen. Arambwira ati, andika uti, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati, ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Imana ishimwe cyane.
muri aya magambo cyangwa muri iyi ntego dufite tumaze iminsi tuganira ivuga umwifato w'itorero cyangwa umwifato w'umugeni mu gihe ategereje kugaruka k'umwami Yesu, kugaruka k'umukwe. Uyu munsi turagira ngo turebe ku mugeni nyirizina ari we torero. Umuririmbyi niko yaririmbye aravuga ngo twarakowe amaraso y'igiciro cyinshi, kandi yabivuze abivanye mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Iyo mu buzima busanzwe iyo umukobwa arambagizwa akaba amaze kubengukwa, ubundi nuko muri iki gihe babihuriza hamwe hakurikiraho umuhango wo gusaba no gukwa. Kandi iyo amaze gukobwa akwiriye kuba igihe guhera yabengutswe akwiriye kuba agenda nk'uko bikwiriye abageni. Ntabwo umugeni asamara, ntabwo umugeni agenda nk'uko yagendaga mbere atarabengukwa. Hari ingendo ya kigeni. Haleluya. Umugeni rero wa Kristo nawe nuko akwiriye kuba afite uko agenda, akwiriye kuba afite uko yitwara. Hari n'imiziro abageni bagira. Umugeni ntabwo agenda nijoro, kandi ijoro risobanuye umwijima. Umwijima mu buryo bwa gihanuzi, niwumva abantu Imana ibihanisha ngo bareke imirimo y'umwijima, nuko ari imirimo y'ibyaha. Nta mugeni ugenda nijoro, kubera ko ni umuziro. Kandi umugeni bamaze gukwa byanze bikunze agomba kugira marene. Umugeni wa Kristo afite marene witwa Umwuka Wera. Inshingano za marene ni inshingano zikomeye. Abakuru n'abato muri hano nta mugeni wari wataha adafite marene. Kandi ishimwe ku itorero rifite marene. Marene wacu ni Umwuka Wera. Inshingano za marene ni uguhana, ni ukugira inama, ni ukwerekana imiziro, ni ukwerekana ibyo umugeni akwiriye kwitwararika kugira ngo azasange umukwe adafite ikizinga cyangwa umunganya, adafite ikinegu. Niyo nshingano ya marene. Marene wacu ni Umwuka Wera. Marene ashinzwe kureba ko umugeni yaba yiyanduje, kandi uko nguko amugenzura, uko nguko amugira inama, arongera akagenzura, akamuhana, akongera akamuhana, akamubwira ati si uko umugeni avuga, si uko umugeni agenda, si uko umugeni yambara, si uko umugeni yitwara. Muracyumvira marene? Namaze muracyazumva? Niba mukizumva ni byiza, ariko bijya bigorana ku bageni b'iki gihe. Hari igihe bajya gutora ba marene, agatora marene usa n'uko ameze. Marene utazamuhana, marene utazamugira inama, marene ufite ingeso zimeze nk'uko nawe ameze. Wajya kureba ugasanga wa mugeni ameze nk'utarabonye indero, cyangwa ameze nk'utarabonye impanuro. Ariko twebwe dusabwe kumvira umwuka, kuko niko umuririmbyi yaririmbye. Aravuga ngo jya wumvira umwuka ugwiza urukundo. Umugeni wa Kristo akwiriye kwemera inama agirwa na marene. Muri iki gihe impamvu itorero rigenda rikomeza kugwa ni uko abantu bavuye mu buyobozi bw'Umwuka Wera bajya mu buyobozi bwabo bwite. Aho kugira ngo abantu bemere kuyoborwa n'Umwuka, bahisemo kwiyobora. Kavuga ngo nzakomeza mu munyetorero, ariko biriya sinabigenderamo.
rwose niba utari munsi y'ubuyobozi bw'umwuka wera, niba utemera impanuro z'umwuka wera, ntabwo uri umugeni, ntabwo uri umugeni wa Kristo. Kimwe mu miziro ikomeye umugeni wa Kristo afite, harimo imiziro ibiri ikomeye hejuru yo gukwa, kuko Yesu amenya amaraso ku musaraba, yari amaze gutanga inkwano kandi arangije byose, agenda asize isezerano rikomeye, aravuga ngo nzagaruka nje gutora umugeni. Reka mbibutse amagambo twaravuze ngo mu muco wa Kiyuda ntabwo bazaga gufata umugeni ku manywa, bateguraga ibirori hanyuma bagatora n'abakobwa bo kugaragira umukwe kandi bafite amatabaza, hanyuma mu gicuku ku isaha abantu batazi akaba ari bwaza gufata umugeni. Ndagira ngo mubwire ko iryo sezerano turifite, yaragiye ariko ntabwo tuzi igihe azagarukira, ariko icyo tuzi neza ni uko dukurikije aho igihe kigeze, dukurikije imyiteguro, dukurikije kominikasiyo iri hagati y'umugeni n'umukwe, imyiteguro irarimbanyije, yenda kugaruka, yenda kuza. Kimwe mu bintu bikomeye umugeni akwiriye kutazirura, agisabwa, akirengukwa, agikoga, yambitswe umwenda, kandi uwo mwenda ni umwenda w'igitare wera, kandi uwo mwenda nta kuwukuramo, birabujijwe. Nta muntu wemerewe gukuramo ikanzu y'ubukwe, kuyikuramo ni umuziro. Byagorana ko wenda wabona umuntu wambaye ikanzu y'ubukwe ari hano hepfo mu isoko mu Gakinjiro, byagorana ko mwahura mu muhanda, ariko umugeni wa Kristo yemerewe kwambara iyi kanzu ahantu hose ajya. Bibiliya yavuze ngo twishime kandi tunezere, kuko umugeni ahawe kwambara umwenda w'igitare wera utanduye. Bagiye kubisobanura, wenda mutagira ngo ni ibintu byo kuzimiza, bashyira ayo magambo mu dukubo, baravuga ngo ni imirimo yo gukiranuka y'abera. Mana ishimwe. Umwenda w'umugeni wa Kristo, ikanzu yambaye ni imirimo yo gukiranuka. Akwiriye igihe, niba mubayeho ubuzima butezwa, niba mubayeho ubuzima butihana, rwose nimwisuzuma murasanga amakanzu yanyu afite ibizinga. Dukwiriye guhora twezwa, dukwiriye guhora dutunganywa. Nta muntu ukwiriye kwiyamura imirimo, nta muntu ukwiriye kwiyamura gukora neza, nta muntu ukwiriye kwiyamura urukundo, nta muntu ukwiriye kwiyamura kwera imbuto, nta muntu ukwiriye kwiyamura gukiranuka, kandi dukwiriye guhozamo uwo mwenda. Dukwiriye guhora twambaye iyo kanzu kandi tukayirinda ibizinga. Ibyo bintu bibiri ni ngombwa. Dukwiriye kwirinda ko ikanzu yandura, kuko ntabwo tuzi igihe yazira. Hanyuma umugeni akwiriye guhora afite itumanaho rituma avugana n'umukwe. Biratangaza, biranababaza kugira ngo umuntu w'umupantikoti arangize amezi 3-5 wenda adasoma Bibiliya, kuko Imana ivugana natwe mu ijambo, wenda atumvise icyo ijuru rivuga, kuko Imana ivugana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akabaho ubwo buzima bumeze gutyo. Ni ngombwa yuko umugeni wa Kristo aba afite itumanaho hagati ye nawe. Nta muntu ukwiriye kubaho. Ubu ngubu ho iterambere ryaraje rwose. Mu gitondo umukobwa wamaze kubengukwa arabyuka akavugana n'umukwe, saa sita bakavugana, nimugoroba bakavugana, amasaha n'amasaha bakaba bavugana. Ubu aho iterambere rigeze batinda bavugana kuri za telefone, ariko telefone yacu marene niwe uyifite, Mwuka Wera
niwe ufite itumanaho ryacu, niwe udufasha tukashobora kuvugana n'Imana, niwe udufasha tukavugana na Kristo, tuvugana nawe. Mana ishimwe, niwe utubwira aho ibihe bigeze, niwe udusobanurira, niwe utubwira ngo nubwo bimeze gutyo ariko ni bugufi. Mana ishimwe cyane. Niba hariho ubukwe bw'igitangaza ni ubu bukwe. Bibiliya yavuze ngo twishime kandi tunezerwe kuko ubu bukwe busohoye. Ubukwe buravuna kandi bisaba imyiteguro, ariko niba hariho ubukwe bumaze igihe bwitegurwa ni ubu bukwe bwa Kristo n'umugeni we ari we torero. Myaka irenga 2000 irashize umugeni atunganywa, ubukwe bwiteguwe, ariko iminsi isigaye niyo mikeya kurusha imaze gushira. Ubu bukwe bugiye gutaha. Umwifata umugeni akwiriye kugira n'uwuhe? Hari abageni babaho ubuzima bwo gutendeka, kavuga ati ariko nubwo namwemeye, nubwo bakoye ndikumva nta kibazo, ariko menya yuko hari uwo wemeye. Twemeye Kristo nk'umukwe wacu, twemeye Kristo nk'abitorero, kandi umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemeraho umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Umugeni akwiriye guhamya yuko hari uwo yemeye, akwiriye guhamya yuko hari uwamukoye. Ariko burya iyo umuntu akigenda, iyo umukobwa akigenda avuga ngo ntawamenya n'ejo byahinduka, ugasanga hari n'abandi basore bakimuvugisha, nuko burya batarakunze. Ikigaragaza umugeni wa Kristo kandi umwifata akwiriye gukomeza kugumana, nuko akwiriye gukomeza gukunda. Ntabwo Kristo yakubenguka ngo na Satani akubenguka umwemerere. Hari abantu bakundana na Satani. Gukundana na Satani ni ugukora ibyaha. Dukwiriye kumaramaza tukamenya yuko urukundo rwa Kristo nta kindi cyarusimbura, ariko usanga igihe kigera abantu bakirengagiza urukundo yadukunze. Yesu ari gusubira mu itegeko ryo gukundana, yavuze amagambo meza, aravuga ngo ntabwo aje kuvanaho amategeko, ariko ashyiramo akantu gakomeye. Aravuga ngo ntabwo yavuze ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ahubwo yaravuze ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Haleluya. Mukundane nk'uko nabakunze. Ntabwo ari kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda gusa, aho ngaho biroroshye, kuko umuntu ushobora kumuha isabune cyangwa umwenda bikagarukira aho ngaho. Ariko Yesu ntabwo yaduhaye imyenda, ntabwo yaduhaye ibyo kurya n'ibyo kunywa, ntabwo ari aho yagarukiye. Ahubwo uko yadukunze yemeye no gutanga ubuzima bwe, yemeye gutanga ubugingo bwe. Kunda mugenzi wawe nk'uko yadukunze, mukunde ku kigero kingana n'uko wamupfira. Ariko noneho urukundo rwa Kristo ruri hagati y'umukwe n'umugeni ni urukundo rutuma umugeni atagira undi muntu ku ruhande yarenguka. Ni urukundo rutuma atabangikanya umukwe wamukoye. Mana ishimwe. Dufite abageni bagenda bakora ibyaha, akaba ataritwaye neza mu bukumi bwe, hanyuma igihe cyazagera ubukwe bwajya gutaha akabanza akajya gusezera kuri ba bandi bishoreke cyangwa kuri ba bandi bakundanye kera. Wajya kureba ugasanga ubukwe bupfuye buzize yuko atashoboye guha agaciro igihe arimo, atashoboye guha agaciro igihe yabengukwaga. Imana idufashe, dukwiriye kumenya yuko twahisemo Kristo wenyine, kandi uwo nguwo ari we mukwe wacu, kandi dukwiriye kwitwararika, kuko mu gihe tutazi Yesu araza gufata itorero. Umwifato ni wa wundi dukwiriye guhora dukenyeye. Niko Bibiliya ivuga, iravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Ayo magambo twarayasoma. Niki Imana idusaba muri iki gitondo?
wowe mugeni wa Kristo, wowe munyetorero, wowe wakowe amaraso y'igiciro, Imana ishaka ko uboneza imirimo yawe. Mu nkundire nsome ijambo rimwe riri muri Yesaya 3, Yesaya ibice 3 dusoma umurongo wa 10. Yesaya ibice 3 umurongo wa 10 haravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kandi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Mana ishimwe. Umugeni wa Kristo afite inshingano zo gukora neza. Umwifato ukwiriye kugira nuwo gukora neza, gukora imirimo myiza, kandi iyo mirimo nta mategeko ayihana. Gukiranuka nta tegeko rihari ribihana. Kwera imbuto nta mategeko ahari abihana. Gukunda bene data nta mategeko ahari abihana. Iyo mirimo yose nta mategeko ahari abihana. Kandi iyo ngiyo niyo mirimo yo gukiranuka y'abera, niyo myenda, niyo myambaro. Imana ishimwe. Umugeni wa Kristo agomba guhora agandukira umukwe, agomba guhora agandukira Kristo. Kimwe mu nshingano zikomeye umugeni afite ni ukuganduka. Iyo dushingira abageni turababwira ngo mugandukira abagabo banyu nk'uko Kristo, nk'uko umugeni agandukira Kristo, nk'uko itorero rigandukira Kristo. Ariko bijya bitunanira, twakibaza ngo bitunaniza iki? Itegeko rya Kristo riravuga ngo ntukibe, ntukice, ntugasambane, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ayo mabwiriza, ayo mategeko, iryo tegeko ry'umukwe dukwiriye kuryubahiriza uko riri. Dukwiriye kuganduka. Mugeni utaganduka, utumvira amabwiriza y'umukwe, bene uwo mugeni ubwo bukwe burapfa, ubwo bukwe ntibutaha. Dukwiriye kumvira amabwiriza umukwe wacu Kristo aduha. Tugiye gusenga Imana, ariko icyo Imana ishaka muri iki gitondo nuko dukomeza kurinda imirimo. Umwifato w'umugeni akwiriye gukomeza kurinda imirimo. Mu gihe umukwe atari yaza, akwiriye kurinda imirimo yo gukiranuka, akwiriye kurinda ubwera bw'Imana muri we, kandi akwiriye gukomeza kwambara uyu mwenda wo gukiranuka aho ari hose. Bijya bibabaza, bijya binatangaza kubona umuntu ukijijwe, kubona umuntu witwa ko ari umurokore, ariko isura afite mu rusengero igatandukana n'isura afite mu gakinjiro, igatandukana n'isura afite muri butike, igatandukana n'isura yagize Nyarugenge yagiye muri shike, igatandukana n'isura yagize agenda mu nzira. Dukwiriye gukomeza kwambara umwenda witwa ubukristo aho turi, aho tugenda, aho dukorera, aho dutuye. Uyu mwambaro witwa umwambaro wo gukiranuka tukawugumana. Mana nidufasha. Ndagira ngo dusenge. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko wongere wisuzume uvuge ngo mbese nanjye ndacyari umugeni wa Kristo. Muri gihe harimo gukiranuka, imyenda itanduye ariyo mirimo ndacyayifite. Imana igufashe cyane. Kubwira ijambo birashoboka ko hari umuntu wumva twasengana Imana, hari umuntu wumva umwenda twambaye uhora umeswa, kuko umwanditsi yaranditse aravuga ngo hahirwa abameseye ibishura byabo
mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Ni aho ngaho tumesera, kandi ayo maraso niyo twese. Birashoboka ko muri iki gitondo nk'umugeni wa Kristo waba ufite inenge, waba ufite inenge y'icyaha, waba ushobora kwisuzuma muri wowe ukavuga utari ko iki ngiki nsanze kidatunganye. Niba uhari, ngwino dusengane Imana, ngwino dusengane Imana. Birashoboka ko waba utanakiriza, ariko uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kugira ngo wemerwe, Kristo akwemere nk'umugeni we. Kandi niba wumva muri wowe hariho inenge yakumuza kutaba umwana w'Imana, ngwino tugusengera Imana. Nta kintu, niba utunganye, amaraso ya Yesu yeza ibyaha, amaraso ya Yesu atunganya, yakongera kukweza, yakongera kukuboneza, yakongera kukuvanaho umwanda wose, kuko niyo tumeshesha, niyo sabune y'abameshi, kandi umuntu akongera akera de. Imana nidufashe cyane. Reka dusabe umuyobozi wa Nibature yongere adufashe gusenga no kwinginga Imana. Tubwire Imana, muririmbyi araririmbye aravuga ngo mbese warogejwe, watunganijwe n'amaraso. Imana idufashe, niba wumva muri wowe utunganye, n'amena. Ariko n'uyu mwanya wongere ubwire Imana mu mutima ngo nanjye nkeneye kwezwa, kandi dukwiriye guhora twezwa. Niwo mwifato umugeni wa Kristo akwiriye kugira. Imana nidufashe cyane. Asati